mwaramutse Yesu ashimwe. Ukwezi kwiza, ndabifuriza ukwezi kwiza, ndabifuriza kubana n'Imana. Zinduka usenge rero, shyira ukwezi mu biganza by'Imana, shyira gahunda zawe mu biganza by'Imana, shyira umuryango wawe, abana bawe mu biganza by'Imana. Sengera ukwezi utangiye, sengera umunsi utangiye, sengera ibihe utangiye. Ragiza ibyawe Imana mu gitondo ukibyuka, hereza ibyawe Yesu. Imana ishima, aba ari we ubiyobora, aba ari we ufata kontrole y'ikintu cyose. Igitondo cyiza ahantu uri, aho uherereye hose mu gihugu urimo, byuka usenge, zinduka usenge. Yesu ahabwe icyubahiro. Zinduka uramye Imana, Yesu ashyirwe hejuru. Reka turirimbe. Haguruka rero dutambire Imana muri aka karirimbo. Ukwezi kuratangiye, ushimiremo Imana. Ibyo yakoze ni byinshi, kandi nayo bishimire ko ikugejeje muri uku kwezi. Hari benshi baciyeho, ariko twe turacyariho. Reka dutambire Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shimwa Yesu, shimwa gitare. Turarinzwe ukuboko gukomeye, ntawadukoraho, turi mu maboko ihoraho. Yego, 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 yaturinze Yesu. Twinjiye mu kundi kwezi, yaduhaye undi munsi, turi mu maboko ihoraho. Yego, 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 byinira Imana. Haleluya, uhoraho. Ramburira Imana amaboko. Shima, shima, shima. Turarinzwe, nikubo zigenda nibendera, ntawadukoraho, turi mu maboko ihoraho. Yego, ingabo zikomeye Imana iba yatanze tukabyuka amahoro. Ingabo zikomeye zitwinjiza mu kundi kwezi, Yesu akarwana. Ukwezi kugashira tukajya mu kundi, umwaka ugashira tukajya mu wundi. Haleluya, turashinganye aba Yesu, turarinzwe. Bendera ntawadukoraho, turi mu maboko y'uhoraho. Yesu shima. Turarinzwe ingabo zikomeye, ntawadukoraho, turi mu maboko y'uhoraho. Byinira Imana. Taba, 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 taba. Haleluya. Turarinzwe. Yego, 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 yego. Igitondo cyiza ahantu uri, Imana irakurinze we, irakurinze kandi iragumye ikurinde no muri uku kwezi. Turi mu maboko y'uhoraho. Yego, yego, turarinzwe, turarinzwe. Kuba Uwiteka waremye ijuru n'isi muri uku kwezi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ukuboko gukomeye, ntawadukoraho, turi mu maboko y'uhoraho. Umwami ashimwe. Turarinzwe, turarinzwe. Ingabo zigenda nibendera, ntawadukoraho, turi mu maboko y'uhoraho. Amen. Yego, Yesu shimwe. Turarinzwe ukuboko gukomeye, ntawadukoraho, turi mu maboko y'uhoraho. Turarinzwe. Urarinzwe, urarinzwe. Warinzwe ukwezi gushize, nuku kandi ubyizere. Urarindwa. Ngiyo mwaramutse, mwaramutse n'uyu munsi ni ngo turarinzwe n'ukuboko gukomeye kw'Imana. Turarinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo wazutse. Turarinzwe n'ingabo. Uwiteka atanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Uwiteka duha abamarayika baturinda. Uwiteka ntasinzira ku bwacu, ahora ari maso, ahora turereye maso. Nashimwe.
ngiyo mwaramutse gira amahoro urarinzwe, ngiyo mwaramutse shima Imana urarinzwe, ngiyo mwaramutse nezerererwa Imana ikurinze iguhaye kwinjira muri uku kwezi amahoro. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abakorinto ba mbere nibo tugiye guhagararamo 15 umurongo wa 57. Dusengeremo umunsi wacu, dusengeremo ukwezi Imana iduhaye, tugushyire mu biganza by'Imana. Turagize ibyacu byose buri tariki y'uku kwezi tuyereka Imana, tugira icyo tubwiye Imana, tugira ibyo twanze, tugira n'ibyo dusabye Imana, kandi ibyo Uwiteka yagambiriye kuduha nabyo bitugereho byuzuye uko yabigambiriye, aba ariko biba, ko yabitegetse aba ariko bidusohozaho. Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 57. Pardon. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 57 haravuga ngo ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasubiramo, ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Uku kwezi ni ukwezi kw'amashimwe, kandi ni ukwezi ko guhabwa andi mashimwe. Ni ukwezi ko gushima Imana, kandi Imana izagenda itanga n'ubundi amashimwe. Uko uzagenda ushima, Imana izagenda yongeza amashimwe. Ndagushishikariza uku kwezi wite cyane ku gushima Imana. Mu masengesho yawe ukunde gushima Imana, uyatangize ushima, ugire ibyo ubwiye Imana ariko ushima, uhagarare mu gushima. Iyabanye nawe cyagenda ko umuririmbyi yaririmbye, ntazabura kubana nawe muri uku kwezi, uko turarinzwe n'ingabo zigendana ibendera. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe yitadutererana, Imana ishimwe yivugana natwe, Imana ishimwe yaduhaye Yesu, Imana ishimwe dukomeje, Imana ishimwe tugejeje kuri iyi tariki, Imana ishimwe muri iki gitondo. Haleluya. Imana ishimwe duha ubuzima buzima, Imana ishimwe tuneshereza, Imana ishimwe dutsindira inkozi z'ibibi, Imana ishimwe turinda bitaratugeraho, Imana ishimwe dufata ikadukomeza ngo tutananirwa mu rugendo, tutagwa. Haleluya. Imana ishimwe igenda iduha inshuti, Imana ishimwe duhuza n'ibyacu, Imana ishimwe tubohora. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe twuzamo umwuka wayo ku buntu, ikaduha umwuka wera kandi ikaduha n'umwuka duhumeka. Ni ubuntu nta kiguzi. Imana ishimwe, Imana ishimwe muri uku kwezi dutangiye, kubw'iyi tariki Imana ishimwe, kubw'iki gitondo Imana yacu ni ishimwe yo mu ijuru. Imana mvuga ni Imana yaduhaye Yesu, ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana itandukanye n'izindi mana zose, ni Imana yihagije, ni Imana ikora itabajije. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Imana ishimwe yo yibuka isezerano ikadusubiza. Haleluya. Imana ishimwe kuko iduhaye kongera kuyishima, kongera kuza tugashima, kongera kwibuka aho yadukuye, kwibuka ibyo yadukoreye. Imana ishimwe, Imana ishimwe twemerera gusenga, tukabasha gusenga, tukabasha kubyuka tugasenga. Ni ubuntu. Imana ishimwe ko amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ubugingo kuko twamenye Yesu. Iyo ngeze ahambwira abantu mutaramenya Yesu muri mu gihombo, nagushishikariza gushaka Yesu bigishoboka kuko abonwa. Imana ishimwe yaduhaye Yesu, kandi Yesu nawe ashimwe ko yatwemeye, Yesu ashimwe ko yadupfiriye, Yesu ashimwe ko yaduhaye umwuka we, Yesu ashimwe iminsi yose, Yesu ashimwe muri iki gitondo, Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe hafi na kure, Yesu ashimwe ko dufite amaboko, Yesu ashimwe ko ubwenge bugikora, Yesu ashimwe ko umunwa ukibasha kuvuga, Yesu ashimwe ko duhagaze bikemera, Yesu ashimwe ko tubyutse bikemera, Yesu ashimwe mu miryango yacu, Yesu ashimwe mu bavandimwe, Yesu ashimwe mu buzukuru, Yesu ashimwe mu bana twabyaye. Ngariko bavuze Abakorinto 15 umurongo wa 57. Nawe ukunze cyane uyu murongo. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha. Yesu ashimwe kuko yanesheje. Intsinzi tugenderamo cyangwa se ukunesha dufite tubikesha Yesu, ngo kubw'umwami wacu Yesu Kristo.
ni Yesu wabiduhesheje. Yesu nashimwe, Yesu niyubahwe, Yesu niyamamare. Uku kunesha kuko yanesheje igorogota, agatsinda urupfu, agatsinda Satani, agasiga amuhambiriye ngo amwambura n'ifunguzo akazuka. Burya Yesu yagipfa ntazuke, ibyo umva byari kuba ari hatari. Ariko kuko yagiye agapfa akajya kurwana na Satani akamutsinda, iyo ni intsinzi ya mbere. Yesu yarangiza akazuka, uyu munsi akaba ariho, akaba ari muzima, akaba ari muri twe, akaba akorera muri twe, akaba avugira muri twe, akaba agendana natwe. Abamwemeye, abamushatse, abamukunda, abamwubaha, abamutegereje, abamurindiriye, abamwiringiye, abo turi kuvuga ngo ashimwe. Ashimwe kuko atuneshereza hafi na kure. Ashimwe kuko yaduhaye iyi ntsinzi, kuko ari we wanesheje urupfu akazuka. Ibyo biduha ibyiringiro. Aho ngaho niho tuvana intsinzi tugenderamo. Iyo ni intsinzi yaduhaye twivuga muri uku kwezi. Rero Imana ishimwe. Wakwezi dutangiye kwa 9, Imana ishimwe yiri kumwe natwe. Imana ishimwe yitumye tukugeramo. Imana ishimwe kuri buri tariki. Imana ishimwe kuva ku itariki ya mbere kugera ku ya 30. Mu izina rya Yesu, Imana igihora ishimwe mu buzima bwacu, igihora ishimwe, igihora isingizwa, igihora yubahwa, kubera ko Yesu ari we waduhaye kunesha. Kandi turasenze kubw'uku kwezi kwa 9 ngo Imana ituneshereze twuzuza andi mashimwe mashyashya. Mana uneshe ku itariki ya mbere, uneshe uyu munsi. Itariki ya mbere yarangiye, turi ku ya 2. Haleluya, turi ku itariki ya 2. Imana ineshe ku bw'iki gitondo, ineshe kuri isaha y'uyu munsi, ineshe muri uku kwezi, buri tariki y'uku kwezi kugeza ku itariki ya 30. Ntagire na hamwe Uwiteka ugenda unesha ibyari biduhagurukiye muri uku kwezi, unesha abari baduhagurukiye muri uku kwezi, unesha inkozi z'ibibi zatwirukankanaga, unesha imigambi ya Satani, unesha imigambi y'abadayimoni, unesha imigambi y'abatwanga, unesha imigambi y'ababisha, unesha imigambi y'ibyateraga urubyaro rwacu n'abacu n'ibyacu, uneshe mu ngo, uneshe mu rubyiruko, uneshe mu masezerano. Haleluya, twakiriye kunesha iki gitondo. Mana ndagushimiye, reka dusenge. Turagushimiye Mana kuduhaye kunesha kuri buri tariki y'uku kwezi, kubwa Yesu Kristo wazutse wanesheje urupfu, natwe ko duhawe kunesha. Kuba bamwemeye natwe tugenda tunesha. Turagushimiye ko ku kwezi ushyizemo kunesha. Uzanituneshereza, uzadutsindishiriza, uzaduhagararaho, uzatuvugira, uzakora ibikomeye n'ibyoroheje, uzahagararana buri wese n'igihugu aherereyemo n'ahantu ari. Mwami ndagushimiye. Twakire kunesha mu buzima bwacu, twakire kunesha ibyatuneshaga. Imigambi yose Satani yari yasizeho muri uku kwezi nisambuke, isenyagurike, ahubwo Kristo aneshe, abamarayika baneshe, ingabo zo mu ijuru zituneshereze, nk'uko Mikayeli ahagurutse akaneshereza Daniel ubwami bw'ubuperesi bwamuhagurukiye. Imigisha yari yamanutse, hanyuma ararindira araheba. Ibyacu byari byaratangiriwe, uku kwezi tubihabwe kubera ko Uwiteka duhaye kunesha. Ibyacu byari byaribagiranye, uku kwezi Uwiteka biduheshe kubera ko Yesu aduhaye kunesha. Ibyatwari turindiriye igihe, Imana ibiduhe kuko tuhawe kunesha. Ibyatuneshaga, ibyaha byatuneshaga bive hagati muri twe, bive mu buzima bwacu, bive mu mibiri yacu, bive mu mwuka wacu, ahubwo tuneshe icyaha, tuneshe muri domene zose z'ubuzima, tuneshe uhereye uyu munsi kugeza Yesu agarutse. Ndagushimiye Mana, urakoze kuduha kukunesha, twakiriye kukunesha. Urakoze Papa, gitare cyacu ushimwe. Amen, amen. Komera Yesu amashyi. Haleluya, haleluya. Twakire kunesha muri byose kuri uyu munsi, muri uku kwezi. Igitare cyacu Yesu ahimbazwe, we wabiduhesheje. Shalom shalom. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Imana ibarinde.